cyangwa imiyoborere aramakuru batangiye gusa n'ababagambaniramo bashaka kugira ngo babafungishe bashaka barabafana bazanye ibipankarite ibyaha ko cyaba ari ikibazo cyane ubwo rero abayovu n'abari hafi aho ngaho nabo muri siporo Ferwafa Premier kugira ngo nta muntu bigeze bageresa bari abantu bataza kugwa muri siporo yacu ibifite ibindi bihato biyobya bakaba bahuriramo n'ibibazo ubwo rero nuko bimeze ikipe ya Gorilla na Kiyovu ni ku cyumweru saa 9 i Nyamirambo uwo munsi Vision izakira Etincelle kuwa mbere ni kuwa mbere azaba ari kuwa mbere Vision na Etincelle saa 9 nizo match zihari ku ino journée ikipe ya Rayon Sport rero iracyayoboye imaze gukina match 12 kimwe na AS Kigali ndetse na Gorilla ikaba yo ifite 30 Rayon Sport irushiyigwa mu ntege manota 7 ni menshi ariko nta nubwo abantu bareba izo ahubwo bareba APR ya 4 yo bimeze bite ifite 22 iri nyuma y'amanota 8 ariko APR ifite umukino w'ikirara nigize amahirwe ikawutsinda sinamahirwe gusa kuko yabona nubwo bushobozi yasigara inyuma y'amanota 5 kuri Rayon Sport wenda kuko APR ifite n'imikino yo gusa wapari yamukura indi mikino isoza fazari n'imitoya mu gihe nka mukeba Rayon Sport igomba nayo kucungira hafi ntitakazemo kuko ifite ikipe ya polisi ifite ikipe ya Mukura ikagiramo n'ikipe ya AS Kigali n'amakipe atatu yose atoroshye garukira kuri umukino wa AS Kigali biri kuvugwa nibyo kuri bawo cyangwa ni kwina bene data Janvier no bakinyi badahari ba AS Kigali kino mukinyi munini cyane no mukinyi ukini hano mu Rwanda arazwi cyane no mukinyi utagipfa kwiburira igitego cyangwa assist no mukinyi ikipe nkuru zitinya cyane kari mu ba top scorer bafite ibitego byinshi kurigeza kuri journée ya 13 reje akurikiranye na Faringanye wa Rayon Sport ufite 6 afite 5 cyane okwina uzaba hari na bene data Janvier nibo bakinyi badari ba ASD Kigali ndi ushaka kunkurikira nuko ngo umuzamu wa Bugesera yabafunze cyane nabonye na papa utamwana bitangaje utujuje imyaka arakaza makartire n'uwa Bugesera bivuga ko ngo yaba yamaze gutabwa muri yo yakoze ngo yarakiri muri Etincelle ariko ngo uwo mwana yamuteye indakiri muri Etincelle irubavu umuntu bitangaje nabibona yibwa muri social media n'ikigeri Patrick n'uwibugesera n'ubusanzwe ase na papa utamwe ko nabonye nawe yabiteretseho nyine nikikwereka ko ino nkuru ariyo mucuti yawe makartire rikari finito ariko hari umukinyi azunguye nuko abona zaherereye yagiye ari hano afasha kunyara umukinyi nawe wari kuba yoboye ubusatirizi muri cya kipe yacu yagiye mu gikombe cy'isi cy'abana batanye imyaka 17 ari muri gereza agiye kumara imyaka yari yakatiwe 15 nawe yararongoye umwana utujuje ukuri nawe umukinyi utazwi se afite ingahe uwo mukinyi afite yari umukinyi ukomeye cyane mukuru oya nyine muri nuko ngo yagomba ko yarajyanye n'iriya timu we ntiyajyanye nayo bari baramufashe yarafunzwe ariko mu myitozo mu gushaka abakinyi wari ukomeye cyane iwabo ni mu burasirazuba nuba akaba gifunzwe none si imyaka 15 si myinshi ari hafi kuva mu cyo koza ari hafi kuyimara uwo mukinyi ni naza dufashe Kazunga mutubwire wagomba kujya mu gikombe cy'ingimbi cy'abatanye 17 bafunze amaze imyaka 15 amaze igihe kinova ko yari yaryamanye n'umwana ngo se uwo mwana yari umusirikare kandi akaba umwana atari yujuje bari bafungiye muri gereza ya Muhanga no barimo abantu bashobora kuba bazi izina ryari umukinyi w'umuhanga pepe we barasirazuba ubwo rero ntabwo irarangira iri hafi ariko twa tubikomeje ku muzamu wa Bugesera nawe ufungiwe icyo cyaha arakaza makartire yakoze we akiri muri Etincelle ari gikurikiranweho yuko yasamaje umwana utageje imyaka y'ubukure cyane ariko ni ukubura ubwenge cyababwiye menya umwana yaratwise menya yarateye inda n'inda utaragize imyaka 18 ni icyaha utitaye uba ngo umunyamahanga mu hano mu Rwanda hari abakobwa bakuru benshi n'abakecuru bagiye bari bataka kwana baradushaka hiki nubwo nabyo ntabihamagarira kuri bibabaje hari abana bato bagendera kuri fame bakuva umuntu n'igitangaza bakaba bakumva bagashukwa n'icyo kintu n'abo bana nabo nyine sinzi biragoye ni ikintu gisa n'icyorezo ntekereza ko n'igihugu kidafite nyirizina formule yabyo uwo kubeshya umwana kuko umwana arabeshyeka niyo mpamvu ari icyaha icyo yamushukisha cyose ubwo rero reje n'ubundi tuba tukiri kuri shampiyona ku munsi w'ejo nabashije gutera akajisho ku bakinyi bakoze imyitozo mu ikipe ya Rayon Sport Omborenga ntago namubonye bakinyi bakoze imyitozo ariko nagerageje kubaza bambwira ko atujuje amakarita 3 ahubwo hari akabazo yari afite ariko
aje azaba hari uyu munsi yakoranye n'abandi n'ejo azaba hari ku mukino bazakiramo n'ikipe ya Ashido Kigali mu bakinnyi batari bahari rero harimo Haruna Musama Jariwa niwe utaragaruka mu myitozo Charles Bare Rudasingwa Prince ndetse na Omborengo utari warakoze ku munsi w'ejo abo bakinnyi uvuze bose sinzi ko Rudasingwa afite n'ikarita oya Rudasingwa we ntagaragaruka akora imyitozo ariko we ntaragaruka nyine ko cya kibazo cy'imvune yari yaragize ni umukinnyi wenda ushobora kubarwa muri retour ariko Fazare ubanza nta karita bamukoreye Charles Bare akaba afite icyo kibazo Bare ni umusimbura Faringanya rero Faringanya ukuntu akina nta n'umuntu wibuka Charles Bare biragoye kuko Robert yigeze umunsi Charles Bare sinzi match batsinze atsinda igitego noneho match yakurikiye aravuga twa ni igitego kimusanze match ya Musanze wabatakisha bomba aribura match yakurikiye kuko yakina neza hagati ya Basane na Iraguha umwe yari agomba kwicara akajya cyangwa akajya Iraguha kubera ko ari umunyarwanda Basane yagomba kubura umwanya ariko Charles Bare yaribuze ariko genda cyahamya mvuga nti AS Kigali ni ibiryo bihiye ariko kuri match ya Reyo uyu munsi mwirengeje ko ari match ya Polisi na Bugesera kandi twayivuze yabigaso regisi yazisomye rezita zose zihari ahagaze nabi muri objectif yakagombye kuba arimo ariko ntabwo twagiye tugaho Bugesera yujuje Polisi umwaka ahantu nk'ikipe yiba itekereza yiyubatse tuyamariwe gutwara igikombe na amakipe adahagaze neza yatengushye abantu hari ingingo yatengushye abantu kuko ntiyakaba ari mu mamanuka ku izina rye afite mashami ku bakinnyi ku izina afite n'abakinnyi yaguze ntabwo yakabaye ari ku mwanya ariho ariko nongera kuvuga ngo Rayon Sport kuri AS Kigali ni match ya kabiri aperi mwayivuze hose namukura kandi nayivuzeho karejo ikipe ya Mukura zabanziriza Rayon na AS Kigali buzaba saa 9 oya hazabanza aperi na Mukura yego nizo zizakina saa 9 kandi cyo reje tuvuga yego naringize ngo uvuze ko arizo zizabanza niyo match izabanza ariko Mukura ni nko kuri aperi yubu Mukura yubu ko Mukura tuzi na Mukura nayo ntago yigeze igira amazina akomeye Mukura ni Deje ikipe ya Mukura ni Mukura iri Kigali imaze no kuhakorera imyitozo kiri Bugesera kuri Oda Paris kwa Sakindi niho rwose bari bakambitse bakoze imyitozo mu gitondo ara mu Bugesera bacumbitse ngo kwa Sakindi ni wari ndahazi ni hano yepfo oya kandi ari Nyamata kwa Sakindi Nyamata niho niho hazwi igihugu cyane Mukura twara igikombe cy'amahoro yakoze imyitozo mu Bugesera oya ni kwa Sakindi mu Bugesera Sakindi office president ko afite n'ahantu mu Bugesera niho twara igikombe cy'amahoro yacumbikaga Bugesera kwa Sakindi mu rugo hagira amacumbi n'ubundi niho bari ariko Mukura yuko ihagaze nabakora nk'ibinyobwa bikaranze birimo umunyuringaniye uko ihagaze ubukura aperi nukoza ngo nibingahe Mukura ni ikipe y'igora aperi turabizi ariko Mukura ya none itatu kabacenga gakibere muri Portugal Mukura ya none ni ukubaza ngo nibingahe ikipe ya Regis yararangiye ni AS Kigali shwa kutanyagirwa ariko izatsinda nubwo mucuti wawe rwose president ari inshuti yanjye Yves ariko nawe umujene uzi umupira yo mu Uganda ubona wuzi ngo umutoza we ngo niho akunda kunywera ikaho niko bambwiye ngo buri nimugoroba bahari biganirira umutoza wa Mukura ngo abari kwa Yves ngo kuri business hacururiza ngo akunda ikaho cyane Lofty ariko n'ikipe bayikora kivugaho nagutangaza EPR urayihagarika iyi Mukura iroroshye nkuko wakweho anibite ne urongera uyikureho iroroshye cyane amahindura ya Mukura rimwe gusa amahindura ya Mukura niyo mabi Kazungu arikina ajya avuga ngo nukoza ngo ni bingahe ni de ngenda ndabona ari bibiri ndavuze ni nk'ibinyobwa bikaranze tugane ku musozo bangira ngo bagenzi twabemereye ko tutaragenda baza kwiruka kujya kuri Sunset Sunset hari ya Kanombe Musanze iruhande rw'ikigo cy'amashuri cya Rebyeneme wita Shamaroizi arabategereje n'abakobwa beza n'abahungu beza Rukizangabo Shamaroizi hamwe na piscine ikorerwamo sport ariko mwavuze ko karaoke bukwe za massage kirakita mwavuze ko atazakinira we na bene data Jean n'abahari reka tusoze ikiganiro tutaragenda reka mbwira abantu ko ari imikino ya volleyball no kansumereze fixtures zabo bireke kuko oya yes kuko bamaze barareka abantu bashaka kura volleyball tike ni bitatu bayimanuye abajya kugura tike minota 240 mu kiganiro cya mbere cya sport mu Rwanda turabashimiye abo twabanye kuri 93 n'igice kimwe turabashimiye cyane kandi abo twabanye kuri YouTube channel yacu ya Fine FM tubifurije kugira impera za weekend nziza reka tubibutse ko
shampiyona izakomeza ya Rwanda Premier League dukomeza kukwifuriza Senior Muramira Regis ufite anniversaire unambwire ko Faida Akanyenyeri wakabonye nakakwe yego akabonye China akuko nabonye ari gato